Wake up some honey, oh yeah. Yeah, I could pray you some song, hope you feel in love. So sound as a boy, me I wanna know. Yeah, I'm available. Would you let me? Yes, amazina ye yitwa Uwizeye Enoke cyangwa se Kagarara cyangwa se Ashton Small, dore ko muri iyi minsi asigaye afite amazina menshi cyane. Uyu musore rero Ashton Small cyangwa se Kagarara akaba yaje gutungura abantu, akaza gukora igikorwa cyakoze ku mitima ya benshi cyane, aho rero yaje kuriza abagira imitima yoroshye ubwo yakoraga igikorwa cyo kwambika impeta y'urudashira umukunzi we Sabrina Umuhuza, ndetse akamusaba kubana akaramata. Iyi ngiyi rero ari couple yakunzwe n'abantu batari bakeya, bagiye muyibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu ngubu rero akaba yaje gukora igikorwa cy'abagabo. Ushobora kwibaza uti byagenze bite, byabereye hehe? Byose rero ngiye kuza nze mbikubwira byose uko byakabaye, ngira nk'uko rero ubwo bibonye muri aka video katangiye. Uyu musore Uwizeye Enoke cyangwa se Kagarara yari yishimanye n'umukunzi we. Reka nze tugende dutotora iyi nkuru, ngende nkugererayo nkubwire byose uko byari byifashe ubwo yateraga ivi akamusaba kuzamubera umufasha by'igihe kirekire, ndetse agahita anamwambika impeta y'urudashira. Byari ibirori byari biryoshye cyane. Gusa ariko mbere yuko nkuramburira iyi nkuru, ndagira ngo unyemerere mbanze nkubwire ku bintu bikeya utari uzi kuri uyu musore Ashton Small cyangwa se Kagarara cyangwa se Uwizeye Enoke nk'uko amazina ye bwite abivuga, yiswe n'ababyeyi be. So uyu musore rero Kagarara cyangwa se Ashton Small ni umusore w'imyaka 25 kubera ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2001, akaba yaravukiye mu karere ka Rusizi. Ariko ikintu kibabaje, ubwo yavukaga ku myaka 3 yonyine, papa we umubyara yaje yaje guhita yitaba Imana, aza gusigarana mama we. Akaba yaravukiye rero mu muryango ukennye mu by'ukuri, utari ufite ubushobozi buhagije. Uyu Kagarara rero akaba yaravukanye ubumuga bw'ubugufi, dore ko kuri n'ubu ngubu akwije imyaka 25, nta na metero afite, ngira ngo afite santimetero 80 zonyine. Santimetero 80 rero urumva yuko ari santimetero nkeya, bivuze yuko areshya n'umwana w'imyaka 2 mu by'ukuri. So muri uko gukura rero, papa wamaze kwitaba Imana ubwo Kagarara yaragize imyaka 6 yonyine y'amavuko. Mama we nawe rero yahise yitaba Imana ako kanya. Ubuzima noneho dore ngo buramubona, ubwo ako kanya rero yahise ajya kurererwa kwa nyirasenge. Ariko naho ubuzima rero nabwo ntabwo byari byoroshye, akanyuzaho akajya no kurererwa kwa nyirakuru. Ibintu mu by'ukuri byari bikomeye cyane, dore ko yajyaga ananyuzamo nk'iminsi 2 cyangwa se 3 akaburara mu by'ukuri. Uyu musore Kagarara nyuma yaho rero akaba aribwo yaje kuza mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Akaba ariho rero yaje kuba yaba, ariko kubera confidence nyinshi rero yakomeje kugenda anirwanaho, yakomeje kugenda ahasorenga. Ngira ngo rero abantu benshi mwamumenye kubera undi musore witwa Rutambi rero nawe akaba ari mu bamuzamuye mu by'ukuri, aho rero bakundaga gukorana amavideo, barimo baragenda berekana imbaraga. Ibintu rero nabyo byaje kuba byamuzamura mu by'ukuri. Kuri ubu rero uyu musore Uwizeye Enoke cyangwa se Kagarara akaba ari muri kaminuza mu by'ukuri. So uyu musore rero Uwizeye Enoke cyangwa se Kagarara nk'uko twatangiye tubabwira, akaba yaje gukora igikorwa cyakoze ku mitima ya benshi. Ngira ngo ahangaha muri kubona ni mu karere ka Karongi kuri hoteli yitwa Chateau Remarara. Ahangaha rero akaba ari naho yaje kuba yakurira iki gikorwa cyaje gukora ku mitima ya benshi. Mu by'ukuri ushobora kwibaza uti icyo gikorwa Kagarara yaje gukora ni igikorwa kimeze gute? So yego nk'uko
muri kubibona murabona yuko ari kumwe n'umukunzi we, akaba yajyanye n'umukunzi we hariya mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi rero akaba yaje kuhatungurira abanyarwanda, ari naho yaje kwambikira impeta umukunzi we w'ibihe byose Sabrina umuhuza, nawe rero bahuje ikibazo cyo kubana n'ubumuga bw'ubugufi. Mu by'ukuri akaba rero bari bamaze igihe bari mu rukundo. Uti byagenze bite? Kagarara ubwo yarari hano mu karere ka Karongi, ubundi yazamutse ari wenyine ari kumwe na timu ye. So ubwo rero bari bahamaze ngira ngo iminsi ibiri, bari bacumbitse muri iyi hoteli ya Chateau Le Malala. Ubwo bari bahamaze iminsi ibiri, nibwo rero yaje kwigira inama yo guhamagaza umukunzi we kugira ngo bakomeze kugenda baryana ubuzima, ari we Sabrina nyine. So ubwo rero yamuhamagaraga muri timu ye, umusore umwe wo muri timu ye ngira ngo yitwa Asumani, nibwe yaje kumugira inama, aramubwira ati ariko ushatse wahita unamupropoza ukamwambikira impeta ahangaha, kugira ngo wowe unafashe umutima we hatazagira n'undi ushobora kuba yamugutwara. Uwizeye Enoch rero nibwo yaje kumva ari byo, kuko yahise atumiza impeta mu mujyi wa Kigali. So ubwo rero bari bahageze, ubwo baje ubwo ngubwo no kuvuga ngo bahamaze nanone undi munsi. Noneho ku munsi ukurikiyeho nibwo bateguye, bafashe icyumba kimwe cyo muri Chateau Le Malala, barakidekora neza, barangije bashyiramo ibyangombwa byose. So ubwo barangije rero nibwo bazanaga Sabrina bamupfutse mu maso, bamubwira ati tugiye kukwereka surprise. Bageze rero nibwo basanga yahitaga bamufunguraga amaso, ahita asanga Kagarara yateye ivi, ubwo yanahikuyeyo impeta. Ubwo umwana w'umukobwa rero Sabrina umuhuza byaramurenze, kwifata biranga, ibyishimo biramurenga, agera nubwo asuka amarira y'ibyishimo. Nta yandi mahitamo yari afite rero usibye gutega ikiganza bakamwambika impeta. Byari ibintu biryoshye rero. Ako kanya ubwo bahise basohoka hanze y'icyumba, bahise bajya muri jardin yo muri Chateau Le Malala, kugira ngo bafate amafoto bakomeze no kugenda baryoshya. Izingira ngo rero uko uri kubibona ku kavideo turi kubereka, bari baryoshye bameze neza cyane mu by'ukuri. So ahangaha rero akaba ari mu mbuga inyuma ya Chateau Le Malala. Aka kavideo nako rero akaba ari akavideo ubwo yari amaze kumwambika impeta, bahise batubiza icyo kunywa, barihemba ndetse banishimira intambwe bateye mu rukundo. Mu by'ukuri byari ibintu biryoshye rero, ngira ngo abantu benshi nabonye byakomeje kugenda bibakora ku mitima. Benshi rero bakomeje kugenda bishimira iyi couple ya Kagarara ndetse na Sabrina umuhuza, mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane. Iki gikorwa rero cyaje kuba cyabera muri hoteli ya Chateau Le Malala mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu by'ukuri. So agira ngo rero nguko uko byifashe, ngayo amakuru agezweho kuri Ashton Small cyangwa se Kagarara, cyangwa se yarushaka umwite Uwizeye Enoch, nk'uko amazina y'ababyeyi abivuga mu by'ukuri. So iyi ngiyi rero iracyane Rwanda Opinion. Reka twibutse gukanda subscribe, dukomeze tugende twibana neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako cyo gusaba nta kindi no gukanda subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane. Jewe umva Chris Mike, reka tuze kongera tugaruke mu kanya mu makuru arabagezweho. Hasta la vista, hasta la manyo. Ndarababwiye ngo Rwanda is the best country in Africa. On the planet, actually. On the yeah, right. On the planet, Rwanda is the best. Angane Rwanda, uru n'u Rwanda bro, uru n'u Rwanda. Oya. Barwita urw'imisozi igihumbi. Urumva? Twerekane harahe. Barwita urw'imisozi igihumbi. Barwita urw'Imana yasize amavuta. Ariko reba